namufasha wowe mugagasonga wowe wabaye umutima wahera ari guhumeka mureka twumvikane uyu murozi amaze imyaka 2 anzengera uyu ni umurozi yego ubwo ngubwo hari umuntu wandangiye muganga uwo muganga mugera mu muti uyaje kaje kundoga afatwa iwanje kumujyana none arafashwe singitunga amafaranga hejuru y'umupaka hejuru y'unguyu nabyinjira ntabwo ari umutwe udakira nabira bintu burebe nawe uri umuyobozi birebe iriya ntabwo ari ibintu by'umuntu n'umurozi ni ibirozi dore ngibi none se ndashaka kujya mumbwira iki kibazo inaha gisanzwe kibaho mugerageza mumukangure atubwire ibi bintu akoreshe nawe yabikuye n'amagufa banyita Makire ntabwo bamfite nawe ari we wagira ubwoba imyaka 2 umuroza kuzengereza imyaka 2 hanyuma se wabwiwe n'iki ko iyo myaka 2 yose warugo wari umurozi niba utaramubonaga uva imyaka 2 ngwaye narabuze urubyaro ntatunga amafaranga ndara nasinziriye wabura n'iki kutavuga ko ari umurozi warabwiwe n'iki ko ari umurozi warabiketse gusa numvaga nabyina hanze nkavuga ati okay ni ibintu bisanzwe ariko nari kubiganiza abantu bambwira ko ari umurozi Makire ni muntu ki Makire ni muntu batubwire Makire ni muntu ki Makire ni umuntu utuje mama ushima Imana ariko umuganga nagiyeho wamaye umuti nawe arasenga ariko agaruza ibyabuze akakuvura abarozi akavura inyatsi kutabyara ubu ngubu ngenda shima Imana kandi nanze yakumushima uwo muganga niwe waguhaye umuti yamaye umuti nese uko si umupfumu uri kuvuga ngo senga Imana ngo nagara umupfumu muganga nagara umupfumu uragira uti nagara umupfumu ati ni umuganga wanyemerera musabye imbabazi kuko iyi nkuru ndi kubona nanjye bwanyane ubwoba na inkuru ngizi nzimenyereye wanyemerera ukamuza n'uwo muganga tukiganira nabura okay nukubanza kumusaba uburenganzira yuko amuhura ndamuhamagara nemera ko muhura ndaguhuza nawe nta kibazo muhamagare n'abantu bose bumva muhamagare n'abantu bose twumva nta kibazo kamuhamagare yego mama mushaka guhura kamuhamagare okay nta kibazo muganga Hello? Isoro paraleli. Hari umunyamakuru ushaka ko muhura bitewe n'ibyo yabonye byabereye iwanjye. Hari umunyamakuru ushaka ko muhura bitewe n'ibyo yabonye byabereye iwanjye. Okay, nta kibazo. Nta kibazo mwahura. Arabyemeye. Atuye he? Okay, atuye Brasserie. Brasserie ubwo ni hehe? Okay. Brasserie urabona ugeze muri gare ya Gisenyi ufata tagisi ya 500
ugahita ugerayo. Sawa, nyemera tujyane rero ubwo reka urugendo turukorane tujye kureba umuganga maze tumenye ngo ibi bintu byabaye hano ni ibiki koko. Njye nari mfite n'akazi ngiye kujyamo ariko ubwo ushaka kujya kureba umuganga bitewe n'ibyankoreye nta kibazo. Ubwo ufite imodoka ndayifite nta kibazo ugura ntwara tugende kugezeho. Muraho neza. Ari muganga umunyamakuru. Nguyu ni wa muganga nakubwiraga. Mwiriwe nanjye reka mbasuhuze. Wanyura tukaganira se? Kanze mwibwire neza tuganire. Sawa reka mwibwire. Ngende umunyamakuru muri kinyamakuru cya Mars TV. Yego. Nenda no mujyi wa Gisenyi rero ndi gutembera abantu barambwira ngo ninze bami inkuru. Ubwo ngeze hano hafi n'ikivu ngiye kuko nsanga ngo ngiye bamuruje bambwira ko ari umujura ariko mageze nsanga no murozi ufite ikintu cy'igikono kirimo amagufa ari kwaka unaga biteye ubwoba cyane. So rero ubwo umugore nibwo twaganira arambwira ati nijya musabye ko yangeza ko muganga ko yambwiraga ko ngo amufashe ngo kubera ko hari imiti yahawe n'umuganga. None biranangaje kubona ari wowe muganga rero numva genda ashobora ko ari nk'umugabo nsanze ari umugore. Ubwo rero uriya murozi yari yarazengereje uriya mukobwa amuraza ku ijoro amuroga umwana mvura buri munsi. Ubwo bihenze bityo ndamubwira nti rero ko banza kumaze gukira ndihenga ngo uhereze umuti uzawushyire aho hantu uwo murozi aza agahagarara. Nahagera uzasanga yahaguye. Ubwo rero nahagwa muhereza imiti ari bwifashishe kugira ngo atazaza gutera ikibazo aho ngaho. Noneho muhereza umuti azakoresha wo kumubyutsa, muhereza umuti uwo azamutera kugira ngo abashe kuzanzamurika bamubaze ikintu yaba ahora aza kumara aho ngaho. So rero none byabaye rero nyemerera tuganire. Sinzi wenda niba abantu nsanze wawe baza kureka tukaganira cyangwa se niba ntacyo bigutwaye twaganira nabo bumva. Nta kibazo rwose tuganire bumva kuko aba nabo bari hano n'abari barazengerejwe n'ibibazo by'uburwayi. Ubwo rero bamaze kuzengerezwa n'uburwayi uriya mugabo bamuroga kudatera akabariro. Ubwo rero amaze kumuvura asohoza uriya mudamu we. Amaze kumusohoza ubwo nawe asanga nawe yarahuye n'ikibazo nawe cyo kutabyara. Nawe ndamuvura. Baza kumuvura rero none bari baje kunyereka uriya mwana. Mbese mwinjiye n'abariho bakinjira. Ubwo rero uriya mwana se n'uwabo? Uwo mwana n'uwo babyaye nkimara kubavura. None rero ahubwo banyereka uwo mwana bakamunzanira nanjye nkafataho. Ubwo namwe mukicara mukareba ibyiza banzaniye. Ariko murankundira nitujya kuganira n'ubuhamya bw'abantu uyu mwana nibaze kumwerekana bamushyire ku ruhande. Ntabwo umwana nemerewe kumugaragaza isura. Ubwo
mufasha uwo mubwira uriya mubyeyi aza badufashije. Abantu numvisha bazambwira ati rero ntabwo umuntu yakora ibi bintu atari umupfumu, ko njye naje mfite n'ubwoba kuko abapfumu ni abantu dutinya cyane. Iyo mvishe umupfumu buri wese ahita agira ubwoba. Ubusanzwe indwara uvura ni indwara bwoko ki? Tubwira indwara zose uvura kugira ngo n'abantu batwumva koko bakemera ko uri umuganga bazaguhamagare bityo bavure, cyangwa se niba byanashoboka ubwo nabo mbega abashe kuva mu gihirahiro ubereke n'ikintu gishobora kuba cyakemeza kuri umuganga nyakuri koko. Muganga nyakuri rero njyewe mfite diplome yanjye nahawe n'umuvuzi gakondo muri Afurika. Dore ngiyi hano ndi hamwe n'imiti yanjye, dore ngiyi ubwo rero indwara zose mvura ni izijyanye na kinyarwanda. Urumva nk'uwo murozi uba wazengereje abantu, nk'ubwo bagiriye nabi gutera akabariro bikamunanira turamufasha, ushaka urubyaro turamufasha, n'abakobwa baheze mwa ba nyina barabangije nabo turabavura. Ubwo rero n'uwo bateje amahembe n'imigereko byose turamuvura, n'uwo baroze ibyo mu kanwa nawe turamuvura. Ubwo rero ikimenyimenyi n'uriya musore nawe naramuvuye, uriya muhungu iraguha nawe. Uyu dusanze hano waramuvuye? Uno turaza kumuganiriza. Ubwo dore iraguha n'uyu nguyu. Niwe iraguha? Niwe iraguha? Okay, nawe uraje tubwire ukuntu wavuwe, ndetse n'uyu n'aba ngaba nabo ingo ni couple? Ni couple. Okay. Mwaje hano ngo gushimira muganga. Okay, sawa rero. Noneho reka dukomeze tuganire na muganga. Muganga, nyuma yuko uvura izo ndwara zose utweretse n'icyemezo koko wahawe ngo na dogiteri wa Afurika yose, uyu mugabo ntago ari umunyarwanda, ubwo reka tumuganirize mu zindi ndimi. Uvuga ururimi Giswahili? Okay. Tuambie uko hapa namna ipi? Mimi jina langu ni Juste Mumbere, naishi Goma. Hapa nakuangalia ni kuangalia mazuri mama huyu alitenda mambo makubwa sana, anisaidia sana. Nilikuwa namaliza miaka 5 na madam, hakuna mtoto, nguvu ya tendo ya ndoa kulikuwa hakuna, lakini mama nilifika karibu yake akanisaidia, na madam walimfanzia vitu vibaya, muloga kutokuzaa, lakini tulikia kuangalia mama kwa hivi tuna mtoto. Na kwa kweli mimi nakuja kumshukuru kwa kitendo alinipatia, kwa kitendo alitutendea, na tunamshukuru mama. Hii kado ni kado ipi? Ni kado kwa nguvu yetu tulitafuta sema tumsaidie. Unamletea pesa? Tuonyeshe pesa. Nao ni pesa nyingi sana. Hii envelope yote. Mbega ibifaranga. Aya mafaranga niyo bakuzaniye ngo kubera ko bavuye. Je, tuambie alikusaidia namna ipi? Ulishatuambia ulikuwa na miaka 5 yote bila kufanya nini? Tuambie kwa mama marefu. Miaka 5 kwa kweli kwa kufanya tendo la ndoa. Yaani kukutana na mwanamke ilikuwa nguvu sana. Nilikuwa sina nguvu, lakini kwa kweli nilikuwa nikamwangalia mama, kanipatia dawa, tukatumikisha, na mke wangu kweli alivumilia miaka 5 yote. Lakini kwa hivi tuna bebe, tuna mtoto, ndio maana tunaona tuna kitu kingine ya kumpa mama. Tunakia tunamsaidia, tunamshukuru. Nasema asante sana. Mwende kukaa.
Melody Ekoka. Mama dusoza ni byiza kuba duhaye umwanya tukavugana. Twagushimira kuba duhaye umwanya tukavugana, watwetse icyemezo cyawe, tuhasanze n'abantu banagoye kado bagushimira. Iriya n'imiti turi kubona mu tukopo. Imiti ihari tujya twifashisha nk'umuntu wabashije kugera hano. Dusoza niki wabwira abantu baheranywe n'indwara zigiye zitandukanye, uzina kongera twibutse indwara uvura kugira ngo dusoze. Abari uwo baroze amavi, hari uwo baroze imigereko, hari uwo baroga amashitani bakayamwoherereza n'amahembe, byose turabikemura nta kibazo. Abakobwa baheze iwabo tukabaha imiti tukabavura. Kuvura umuntu si ngombwa ngo aze mu maboko yanjye. Iyo abonye nomero zanjye arampamagara tugahuza umurongo. Duha nk'urugero umuntu wanze ugeze uvura wenda wagutangira nk'ubuhamya kugira ngo abantu barusheho kubyizera. Nyine umuntu wo hanze reba nk'uriya mukongomani sinamuvuye se, none se aje gushima mutamubona? we yaje kunshimira ari uko abonye ibye nabirangije. Yabonye ibye birangiye arabona araza kunshimira. Ahubwo muje nabo aribwo bari kwinjira.